nanone reka tubasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Uyu murimo murumva kuri microphone z'umuhamagaro TV JP ndetse no kuri bwa bufatanye bwa Yesu Niyamamare Hose TV ni Jean Paul Kimanuka. Mugira amahoro y'Imana. Nongeye kubaramutsa abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi mu bihugu byinshi bitandukanye uko mubasha kudukurikirana buri munsi tubibutsa cyane gukomeza gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Mukaduha igitekerezo cyanyu kuri nimero murimo murakomeza mwumva ndetse na nimero yanjye muri buze kumva mbaha kandi ngira ngo mu biganiro bibanza mu bice bibanza nagize ntandavuga ngo reka nyibahe ku ikubitiro mbabwira ngo ni 0788202013 ndasubiramo 0788202013 Evangeliste Jean Paul Kimanuka kandi nkaba n'umunyamakuru wa umuhamagaro TV JP. Rero igice cya gatandatu turimo turabagezaho kuri divorce ni iki mwuka byaramwe. Divorce irasa naho ari igihugu cy'umwijima Satani yazaniye abatuye isi kugira ngo abahererane mwuka byaramwe murajya mwihangana. Hari igihe kigera nyine ukabona ndimo ndasoma mutaza kugira ngo ndimo ndabivana mu mutwe. abaherane mu bucakara bw'ibikomere bidashira ari nayo muri divorce. Iki ni igitabo cyanditswe kuri divorce n'umuhanga umuhanga mu ijambo ry'Imana ndetse umuhanga ugambiriye gufasha abantu ku bufatanye na Jean Paul ariko Evangeliste Isaïe. Ndimo ndasoma rero kimwe mu bitabo dushobora kubabwira ngo icyo gitabo mwakibona gute turaza kubabwira. Hanyuma divorce ndasubiramo irasa naho ari igicu cy'umwijima Satani yazaniye abatuye isi kugira ngo abaherane mu bucakara bw'ibikomere bidashira ari nayo muri divorce habamo umuvumo udatanga amahoro kwayikoze akongera gushaka kabiri kuko uko gushaka kuba kunyuranije n'ukuri Imana ivuga cyangwa igaragaza mu ijambo ryayo muri Bibiliya. Hari ibintu bitatu byo gutekerezwaho mbere yo gufata umwanzuro wo gukora divorce. Menya umukristo nyawe ku Mana aberwa no kwihanganira ibimugerageza, ariko mu gihe wumva utazabasha kwihanganira intambara uhura nazo zo mu rugo rwawe, banza wibuke urwawe ruhare mu kubaho kw'izo ntambara. Mbese byanze bikunze abantu babiri iyo baburana umwe aba yumva yigejeje nkana. Narivuze ngo abantu babiri baburana umwe aba yigize nkana. Cya kabiri kandi iyo bakibana umwe aba yumva azabasha kwihanganira mugenzi we, ariko kuko Satani yanga urunuka iyo ntego y'abashakanye araza akabibamo urwango rutangira gake ahereye ku byo buri umwe akunda bigahushana n'ibya mugenzi we, bityo wa mugambi bateguye wo kwihanganirana muri byose ukaba uvanyweho na Satani. Icyo gihe abashakanye ntibaba bacyubaha Imana kimwe, kandi uburyo bwabahuzaga mu isengesho ntibwongera kuza muri bo, ahubwo buri wese asigara abwira Imana ibye, ariko ya masengesho ntaho agera ku Mana kuko muba mwamaze kwitandukanya mu mitima. Wibuke ku isezerano hari aho rikubwira ko icyo Imana yifatanirije ntawabasha kugitandukanya. Niyo mpamvu Satani we ahita ahiga umuhigo wo kubanza gutandukanya imitima y'abashakanye. Iyo byagezaho igikurikiraho nuko nyuma y'igihe gito cyangwa kirekire Satani atangira kubiba ikinyoma mu bashakanye, ariko bo baba batarahishurirwa ubarwanya. Buri umwe abavuga ko yashatse umugabo udashobotse, umugore udashobotse, ariko se byaba byo ushobotse ntakwiye kwereka ingeso nziza udashobotse? Ibyo ntawe ubyitaho kuko iyo bigezaho ntawe uba akigenga, buri wese aba agengwa n'ububyutse bwa Satani ku manywa na nijoro.
nubona utwarwa n'ibikorwa bya kamere, menya ko ikibanze mukwiriye gusenga, kandi mbere na mbere banza ugire umuhate wo kugira ibyo wiyambura, nibwo Imana izumva amasengesho mu isenga ryawe. Ese habaho divorce yemewe? Habaho divorce yemewe mwuka byaramwe? Simbizi kabisa. Iki kibazo ndagira ngo kibaze mugabo nawe mugore wihutira ibintu byo kudivorce no mwashakanye. Oya, ntibibaho, ahubwo habaho gutsindwa. Ko bashakanye nimutsindwa muzabe mwiyemeje buri wese kubukwe, ariko uzashaka muri mwe azabasambanye. Birasaba ko mu gihe muhisemo gutsindwa mwabanza mukabitekerezaho, bitewe nuko abenshi mu batsinzwe mu isi no mu ijuru baba batsinzwe. Gusa si bose, ariko umuntu natandukana n'uwo bashakanye ntabakiri umusore umukobwa, oya, aba ari igishubaziko, ahubwo agende yicare hamwe yihanganire kutararikira uwo baryamana kugeza apfuye cyangwa Kristo agarutse. Mbese birashoboka. Niyo mpamvu umuntu wese akwiye kwisuzuma mbere yo gufata umwanzuro wo gutenguha Imana. Nushaka niyo washyingirwa n'abashumba b'inzobere bafite amavuta, iryo sezerano uzaba uryihaye cyangwa urihawe n'umuntu, ntabwo iryo Imana iryemera, ntinarikozwa. Icyo Imana yemera no kwihangana kugeza ku gupfa. Ikindi Imana yemera ni ukuba igishubaziko kugeza ku gupfa. Niyo mpamvu mbere yo gufata umwanzuro abenshi batekereza ku mubiri, ariko mwibuke ko umubiri atari uwacu. Dukwiye gutekereza ku bugingo kuko aribwo tuzahorana. Mbese birashoboka kwihanganira uwo mubana? Mbese cyoroshye ni ukuba igishubaziko kugeza ku gupfa. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo 5 ibice 5 umurongo wa 27 kugeza 32. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Cyeho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha igice ugitekure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenze azaba asambanye. Amina. Bene data, ibyago umwana w'umuntu azagira nuko yamenye ukuri, yarangiza ntihangane agafata ukuri akakorosa ikinyoma. Iyi minsi dusoyemo isi iragendera ku muvuduko w'ibigezweho, ariko nibuke ko Satani nawe ntiyasigaye cyane ko ibyinshi byaduka biri kuva mu bushake we, aho kugira ngo mu bushake bwaho kugira ngo bibe bivuye mu bushake bw'Imana. Inama: nimufatikanye kubaha Imana, nayo izabubahisha ku gihe gikwiriye. Mugire umwete wo kugandukirana, ariko buri wese aharanira kuba imbata ya mugenzi we, Ibyo bizabafasha kwiyegurira Imana mu rugo rwanyu, ndetse abandi bazajya baza kubigiraho. Sangiza abandi ubu butumwa bwiza butangwa buri munsi. Ntuzacikwe n'igice cya 7 ku ngaruka za divorce mu bakristo. Wifuza guhabwa ibice byatambutse cyangwa ibizakurikira, ibi ngibi twandikire kuri ya nimero yacu. Imana ibahereze umugisha. Inyigisho cyo kimwe n'izindi dutanga z'ubundi buryo tuzitangira ubuntu. Dufashe nawe aho ubonye ubu butumwa ubusangiza abandi, kugira ngo Yesu aduhane imigisha. Mwari kumwe na Jean Paul Kimanuka ku buhanga bw'ibyuma, kuri mikoro za televiziyo Umuhamagaro TV JP. Mbibutsa nimero yanjye 0782282013. Ndasubiramo 0782282013.
ciao muhorane n'Imana murakarama amen.